Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza y'urukundo, tugushimiye amahirwe tubonye kumva ijambo ryawe. Nyemerera mwuka wawe wera atuhishurire icyo ugiye kuvugana natwe, unadushoboze gusohoza icyo dushakaho mwami binyuze muri iri jambo. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru, icyumweru gikurikira Pasika. Muri iki cyumweru rero turimo turaganira imibereho y'abantu bacunguwe. Pasika bivuga gucungurwa kwacu, hanyuma abo bantu bacunguwe babaho bati. Nicyo turimo turaganira kuri uyu munsi wa kabiri. Rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse mu bice byaho 2 n'umurongo wa 24. Nahise ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakirije. Imana atugirire neza. Kansubiremo, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakirije. Imana itugirire neza. Aha twumvishijemo gupfa, twumvamo no kubaho. Pasika n'ubundi ni igisobanuye. Harimo urupfu, hakabamo n'ubuzima. Harimo kurokoka urupfu rw'iteka, hakabamo guhabwa ubuzima bwo gukiranuka kuri ba bandi barokowe rwa rupfu. Abari bapfuye bakarokorwa cyangwa se bagacungurwa, bakaba nk'abazutse, hanyuma bagahabwa ubuzima bushyashya. Nicyo rero bivuze gupfa. Rero gupfa nk'uko twari tubivuze, Pasika harimo gupfa no kuzuka. Gupfa ni ugutandukana n'ubuzima. Umuntu wari ufite ubuzima, hanyuma bwa buzima agatandukanwa nabwo. Iyo atandukanyijwe nabwo nibwo aba apfuye. Kuzuka rero ni ukongera guhabwa ubuzima bushya kuri wa muntu wari wapfuye. Biraza kudufasha hepfo kugira ngo turusheho kumva ijambo ry'Imana twatumwe uyu munsi. Yesu wadupfiriye yifuza ko twakira urupfu rwe rugasoza umurimo warwo muri twe, rukica abatwebwe ba kamere, rukadutandukanya n'ubuzima bw'ibyaha. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubwe yikoreye ibyacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha. Ikintu cyatumye Yesu Kristo adupfira ni ukugira ngo natwe dupfe ku byaha. Aragira ngo twakire rwa rupfu rwe rusohoza umurimo warwo muri twebwe, rwice batwebwe ba kamere. Batwebwe b'umubiri yego turaza gukomeza kubaho, ntakiri buhinduke, ariko njyewe wa kamere, njye wavutse mfite imiterere imeze kuriya, njye wari ufite ya principe mvuga ngo mbayeho gutya, njye sinkunda ibi, njye nanga ibi, njye mbayeho gutya, njye singira gutya. Ibyo bintu bipfe, ubwo buzima bupfe, bushire, burangire muri njyewe, bushire kubera kwakira urupfu rwa Yesu Kristo. Nakira urupfu rwa Kristo runyice, rumaremo iyo miterere yanjye. Imana atugirire neza. Hanyuma ibyo buzima bwanjye bwa kera bwa kamere bwo kubaho nk'uko nshaka, bwo kubaho ubuzima bw'ibyaha, bihinduka amateka, mpfe nshire, birangire mu isi y'abanyabyaha. Ntibazajya baza kunshaka, bazajya bavuga bati yewe uyu muntu yahozeho ariko ntawe ugihari. Mu isi y'ababeshyi, nibanshaka bavuga bati kanaka, nibacakira aho hantu basange yego hari ibimenyetso bigaragaza ko nigeze kubaho muri iyo si y'ababeshyi, ariko ubu ko ntakiriho, uko nakiriye urupfu rwa Yesu Kristo rugasoza umurimo warwo muri njyewe. Nibashaka mu isi y'abanyamujinya bavuga bati kanaka yarahahoze ariko ntakiriho, ati iyo tumushatse mu banyamujinya ntitumubona. Cyakoze hari ibimenyetso bigaragaza ko yahahoze, atari ko uhereye kuri ya Pasika. Imana itugirire neza. Hari ikintu cyamubayeho ntitwongeye kumubona muri iki gice. Imana itugirire neza. Wakira urupfu rwa Yesu Kristo rukwice, rwice wowe wa kamere. Imana itugirire neza. Ariko kandi ntabwo biri bugarukire mu gupfa gusa, harimo kuzuka. Pasika ni ugupfa, hakabamo no kuzuka. Hari ubuzima bushyashya Yesu Kristo yageneye ba bantu bapfuye kuri kamere. Ni ubuzima bushyashya bwo gukiranuka. Barashaka ko dupfa ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imana itugirire neza. Yesu wapfuye yaranazutse. Kuzuka nk'uko twayibonye bivuze ubuzima bushyashya buhawe wa wundi wari wapfuye. Ni igishushanyo cy'uburyo ashaka ko natwe dupfa kuri kamere, hanyuma tukazukana nawe, tugahabwa ubuzima bushya nk'ubwe. Imana itugirire neza. Ubuzima bwo gukiranuka. Mbese noneho mu isi y'abakiranutsi, y'abantu bakiranuka, nibajye baza kugushaka
donc ntibazajya bareba mu bakiranutsi, bazajya bakubona bavuga ati uyu yaje ryari ko atahoze akiranuka, ko atahoze mu banyakuri, ko atahoze mu banyabuntu, ko atahoze mu banyembabazi. Bazajya bibuka yuko hari ikintu cyabaye, bazajya bavuga bati uhereye kuri Pasika birashoboka ko hari ikintu cyamubayeho, atashoboye yakiriye ubuzima bushyashya. Ati ubuzima turi kumubona na subwe, ahubwo ni ubwa Yesu Kristo. Ati uko gukiranuka si ukwe, ni ukwa Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imana irifuza gupfa ku byaha ukabaho ku gukiranuka. Imana itugirire neza. Ubuzima bwo gukiranuka muri byose nibwo Yesu Kristo agushakamo. Gukiranuka nibwo buzima bw'abacunguwe. Tandukana n'ubuzima bw'ibyaha mu isi y'abanyabyaha upfe, ariko kandi mu isi y'abakiranutsi uzuke, habwe ubuzima bushyashya bwo gukiranuka, ubuzima ukomoye kuri Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imana irashaka kubaho nk'abakiranutsi kuko ari byo bikwiriye abacunguwe. Urakoze cyane. Yesu Kristo aduhana